U Rwanda ni igihugu kizwi ku muco, ahantu heza ndetse n'abantu bafite impano, ndetse mu baturage barutuye hari abagore bitaye ku cyizere cyabo, impano, ubwenge ndetse no kugira ibyo bageraho. Aha ndavuga bihangiye imirimo, abahanzi b'indirimbo, abashushanyi, abamisi ndetse n'ibindi byamamare twagiye tumenya. Aba bagiye babera urugero rwiza ku baturage bari mu Rwanda mo hagati ndetse n'abari inyuma yarwo. Rero muri iyi video turaza kuvuga abagore 10 mu Rwanda bivuga ko ari beza kandi bafite icyo bagezeho. Uru rutonde ntabwo ari 100% ukuri kuko nyine ubwiza bubaho bitewe n'uri kubureba. Ushobora kubona ko uyu muntu ari mwiza wowe ukabona ko ari mubi. Ubwo rero twebwe turaza kugendera ku bakunzwe cyane muri sosiyete. Ndavuga bakunzwe n'abantu benshi. Inayi Fabrics ikaze. Mwanya 10 turazwasanga Mutesi Aurore. Mutesi Aurore ni umunyarwandakazi uzwi cyane cyane mu mideli ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane bamurebera ubwiza bwe n'icyizere cye. Mutesi Aurore yerekanye ubushobozi bwe mu kuvugana n'abantu ndetse no kwambara neza no kugira icyizere imbere y'abantu. Ni urugero rwiza rw'umunyarwandakazi wahuje ubwiza bwe n'ubunyamwuga. Binyuze mu kugaragarira mu itangazamakuru ndetse no mu myidagaduro, ibi byagaragaje ko Mutesi Aurore yigaruriye imitima ya benshi. Ku mwanya wa 9 twasanga Ange Kagame. Uyu nguyu akaba ari umukobwa wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu yigaruriye imitima ya benshi binyuze mu nyigisho yatangaga mu kugaragara cyane cyane mu event akomeye. Benshi bamukunda uburyo aba yiturije, ubwiza bwe ndetse n'ubwitonzi. Ange Kagame kandi yagiye agira inama abagore benshi bijyanye n'ubushobozi bwabo, uburezi ndetse kandi agira inama abakiri bato. Ishusho ye yerekana uruhuri rw'ubwenge, icyizere ndetse n'inshingano. Ibi ngibi bikanamushyira ku mwanya wa 9 mu bagore beza mu Rwanda. Ku mwanya wa 8 turazwasanga uwitwa Divine Uwikirezi. Uyu nawe ni umunyamideli ndetse kandi akaba azwi ku bwiza bwatumye agera ku ruhando mpuzamahanga. Yamenyekanye cyane binyuze mu kwitabira amarushanwa y'ubwiza yabereye ku isi hose, aho yarahagarariye u Rwanda. Divine yakunzwe cyane bigendeye ku cyizere cye, ubwiza ndetse n'ubushobozi bwo kuba yahagarariye u Rwanda ku isi hose. Ku mwanya wa 7 turazwasanga Miss Chanel. Ubundi izina rye rya nyaryo ni Nirere Rose. Ubundi mu busanzwe azi mu myidagaduro cyane mu muziki. Umwuga w'umuziki watumye yamamara cyane ndetse abafana benshi be bamukundira ubwiza bwe ndetse n'ubugeni bwe. Ubwiza bwe n'ubuhanga mu muziki byatumye akundwa cyane, bituma yigarurira imitima ya benshi, bityo bikamugira umukobwa wa 7 mwiza hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 6 turazwasanga Elsa Iradukunda wabaye Miss w'u Rwanda 2017. Uretse n'ibyo yahagarariye n'u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga y'isi yose. Benshi bamukundira ubwiza bwe, icyizere cye ndetse no kuvugana n'abantu cyane yari imbere yabo. Yabereye urugero rwiza rwa benshi cyane igitsina gore mu kuba bagera ku nzozi zabo binyuze mu kwikorera ndetse n'icyizere. Umwanya wa 5 turazwasanga Mutesi Jolly wabaye Miss w'u Rwanda 2016. Uyu nawe azwi cyane ku cyizere cye, kuvuga ibintu adaciye ku ruhande, ubwenge bwe ndetse no kugaragara cyane imbere y'abantu. Nyuma y'uko yabaye Miss w'u Rwanda 2016, yakomeje umwuga we mu bucuruzi, mu itangazamakuru ndetse no kugira inama urubyiruko. Benshi bamukundira ubwiza bwe, icyizere, umuhate ndetse no gukura ava hamwe ajya ahandi mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'ubwenge. Ku mwanya wa 4 turazwasanga Alexia Uwera Mupende, uzwi cyane mu mideli, mu gukina filime ndetse n'imyuga myinshi yagenda akoramo. Uyu yerekanye ubwiza bwe, ubunyamwuga no kugira icyo ageraho haba muri fashion ndetse no mu myidagaduro.
yagiye ahagararira n'u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Yanabereye urugero rwiza ku bantu b'igitsina gore cyane cyane bashaka kwinjira mu ruganda rw'imyidagaduro ndetse n'ubugeni. Gusa ikibabaje yitabye Imana mu 2019. Gusa ntibizakora ko ibigwi bye bihora byibukwa hano mu Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga Aurore Mutesi Kayibanda, uyu nguyu uze kumutandukanya n'uwa mbere witwa Aurore Mutesi, kuko icyo batandukaniyeho ni izina rimwe gusa Kayibanda, naho ayandi abiri barayahuje. Uyu yabaye Miss w'u Rwanda 2012. Uyu ndetse kandi akaba yaragize uruhare runini cyane mu gutera imbere kw'amarushanwa yabaye mu Rwanda ajyanye n'ubwiza, cyane cyane ibintu by'aba Miss. Nawe kandi azwi ku bwitonzi bwe, ubwiza, icyizere ndetse n'ubushobozi bwo kuvugira imbere y'abantu. Ku mwanya wa kabiri turasanga Grace Ingabire wabaye Miss w'u Rwanda 2021. Nawe twavuga ko yakunzwe cyane cyane bigendeye ku bwenge bwe, icyizere cye, ubwiza no kuvugira imbere y'abantu cyane cyane mu marushanwa. Nyuma yo gutsindira izina, yakoresha iryo zina rye agira inama abantu cyane cyane mu buryo bwiza. Ntabwo agira ubwiza gusa, ahubwo agira ubwenge, discipline ndetse n'intego. Ku mwanya wa mbere turasanga Nishimwe Naomi wabaye Miss y'u Rwanda 2020. Benshi bamukundiye ubwiza bwe, guseka neza kwe, icyizere cye ndetse no kugenda agira inama abantu binyuze mu event atandukanye. Wakoze kumva iyi video ndetse no kuyireba, njye nari iFabrics. Dukurikire ku mbuga zose cyane cyane TikTok na YouTube, hose twitwa iFabrics. Niba kandi wakunze iyi video, de subscribe ndetse na like.